piraso yitwa abanyamakuru baka indonke nuwo Anta rero ushaka kuvuga kugira ngo bive mu nzira kuko natwe yadushyize muri 18 avuga ko twamuhimbiye ikiganiro ntabwo izina ry'Imana kire kintu senze ko gihari yo emetwice hano nibwo nawe urabidebe nibwo twabonye tubona conversation nta muntu wari ubiri inyuma nagasongo na mwakane ko ndi mu bantu bensiste abenshi hano ntimwabishakaga ko kijyaho nadukuze yarabirwaneje ikiganiro na Saidi rero none se Saidi ngo no mukinyi waje muri niye umuntu wese uyifite arahita bibona ntabwo yahindura nimero kakanya n'igihe byabereye wabibonye iyo ngiyo sizi noneho genda azana ibya nimero kugira ngo ibya nimero nabonye abantu bavuga ko bambera amazina ko atari byo ko arengana ndebaho zihera yavugaga imodoka ni sawa cyane muhungu wanjye umaze gukomera se uyu ni uyu nguyu ati bonsoir Saidi tuzavugana wasubiye muri kampo yamubazaga tuzavugana wasubiye muri kampo ko mbona urimo kwitsimba n'amafaranga ibyo byose amakuru ufite n'amafaranga yamwakaga ariko akanga kuyita mu ntuza Saidi ko warumiye biti wanumye biti ko wanumye undahita mubwira ati hero Anta nimero zo ziriho ndagira ngo byose bite biva mu nzira bite ko wanyihoreye man ndi mu bantu twagiye camp ndaza kukuvugisha nshakira indi ubwo se urumva utahemutse bro kuko yamubeshyaga ko ari we mujyanye muri APR Football Club Saidi hamwe ngo yitwa Saidi abantu benshi ntibamuzi nanjye muri polisi wandi wavunitse voilà arimo ngubu ntabwo akunze gukina kuko asa nkaho ari muri rehabilitation cyari twanibajije impamvu APR yamuguze kandi atarakinaga ngibyo Saidi ko anumye bite hero ko nyihoreye man ndi mu bantu twagiye camp ndaza kukuvugisha ubwo se urumva utahemutse bro kuko yamuvugaga yamwumvishije ko ari wamuzanye waretse umwe ko nimuvuga muri iki kintu kive mu bikomeye ko bigize n'icyaha maze iminsi mu ntara ngira igishoboka nta ribi on SMS ubwo n'umukinnyi wamubwiraga ngo yaramwumiye namubwira igishoboka muri SMS Saidi bitemana akomeza insista umwana ageze haramuboroka ahita amusanga ku yindi tuza kubona ikurikiyeho muri Instagram yitwa Mundayisi official ni ya Anta nawe ntago yihakana tuza guhita tuyibona Petit Saidi imisozi ni idahura ariko abantu barahura warakoze cyane umuhanda wa football ni muremure cyane kandi ayinoko uzakenera abantu ni benshi bagiye bakora gutyo ariko finally bikarangira bagarutse bakeneye support yamubwiraga ko bamuhaye support yo kugera mu ikipe ya APR Football Club ibi bintu ndi kubaha biri no muri machine ya Georgine ntabwo azi wenda muri raporo hari zo nashoboye kwibonera nivuga ngo ni muri raporo Georgine yahaye abayobozi Georgine muri APR ibi ndi kubabwira ngo kuva ku buyobozi bukuru kuva kuri abafande bose singiye kuvuga amazina yabo bose barabifite umwana avuga ati umuntu amereye nabi je naje hano akerekana uko yahageze kugira ngo numwe mu bayobozi wamuzanye hano umuntu wundi wamugizemo uruhare numwe mu bayobozi bo hejuru bamubwiye ati no kugira ngo banamufasha navuzwe ko bura ntabwo yahita akina kakanya conversation yazishyizeho zose na Instagram ibi rero ni kwa kundi umuntu abyira gutya turumva rwose jewe nakuze nyine abakinyi bose bagiye kugurwa akaba yahageze bivuze ngo izo message ubuyobozi bwa APR barazifite cyane 100% ijana ku ijana ibyo byose uvugana nabo wabaza ukabyumva niyo biguhakana ntuzagira ikintu na kimwe cyanjye uzongera kwemera kuko kisinshobora kuzana uvuga ngo hari umuntu wo hasi ngo wageze gutya izi message zavuye kuri report kuko nibagiwe no kubayereka ibaruwa Georgine yari yandikiye ntuza itaragiye kandi nayo nariboneye yandikiye adiri itaragiye kuko niba bari bayihaye ngo ayandike noneho ngiye kubereka iza Ramazani nawe avuye muri AS Kigali ejo bundi Ramazani transferiye ndi mu bantu bayivuze bwa mbere nahuye na bayingana wa AS Kigali urumva nahuye na bayingana wa AS Kigali hafi kabisa ko raheze turashwana ari amamodoka yakure gereranya igare ni modoka ubwo ngubwo bayingana ndamubwira nti
umuntu muzamugurisha amakuru narayamenye muri aperi Ramazani kera sezikiri mbisi arampakanya urumva ntabwo ari byo no kubeshya shyiraho na conversation za Said ari nako ariko mburira abanyamakuru bagenzi babo abakinnyi sabantu bo kudiringa siritu nk'ibi ngibi biho ntacyo bakoreye gifatika aho byagiye bijya kenshi bijya hanze buri umuntu wese udiringa n'umukinnyi bwararu siritu n'abanyamakuru bagenda bagutaranga niyo mpamvu hagize umukinnyi ubwira ngo no kuganira bisanzwe yo nkubonye ndagusoma ibyo mbwiye nka kwihorera bose niba ese kuki abakinnyi arangiza gukina nyuma y'amezi 3 cyangwa umwaka miliyoni 200 zaramuciye imbere agahita bamayibo abakinnyi baho ubuzima bwihariye yiberaho niba nkunze kuvuga ngo bita ngo nabasireyi abantu nk'abo ku rugo rwego nibo adiringa niyo famille y'akakanya mu gihe gikina ingi yavuyeho ariko nimwe ya kare yari ya nashakaga ko tujya kuzikurikiyeho iyi ngiyi n'ahandi yasanze umwana none muri inbox ya Instagram kuko umwana yari yamuborotse simuzi izina ry'Imana ku uwo mwana sindamubona nzi ko ari umuntu witwa Said waje kandi aza bavuga ko ashobora kuba atakinaga niki aza muri aperi avuga ngo umuhanda wa football ni muremure cyane kandi ayinoko uzakenera abantu ni benshi bagiye bakora gutyo ariko fane bikarangira bagarutse bakeneye support ko amubwira ko ari support yamukoreye kugira ngo aze mu ikipe uyu munsi iyo tuza kugira nuko nazanye n'uwitwa Nkomezi n'akaza gutanga ubuhamya Nkomezi nawe bimugeza ahantu aravuga ati abantu niba baranyatse amafaranga nk'ayabima ubu ngubu birirwa bantaramanye buri gihe afite nawe ibizibiti zagihamya shyiraho izo zindi nayo nimero iragaragara impamvu je nashatse bigaragaza nimero bitaza kuva ko ari ibintu byahembwe yo amwita Foden niko bita amwita Foden ibiti n'uyikuru abantu baraza kuyibona Foden ibiti amakuru nyamara warahemutse cyane Foden ninde ni Ramazani niwe bita Foden wahoze muri Kigali uri muri aperi ni byiza ni meza wowe se aramusubiza abantu bahita babibona hari umuntu ari gusubiza naraye nkubonye nyamara warahemutse cyane yamubwiye ngo ubwo yamubwiye ati naraye nkubonye nyamara yemutse cyane gute se nahemutse mu modoka waguze yahise amubaza ati nyine amubwira ati warahemutse cyane umwana akomeza ati gute se nahemutse undi ati mu modoka waguze wambarishije nabi cyane Foden yaguze imodoka wambarishije nabi cyane yego imvura yatumye tutavugana ibyo napanze byose byarangiritse kubera guhinduka Foden ikurikiye ngiyi arayerekana ambwira ati ibyo napanze byose byarangiritse kubera guhinduka Foden nukuvuga ngo Anta yarahindutse yaramuhindutse umva sasa uburyo muhinduka abakinnyi rwose none se kuki wambeshye nimero ziriho kugira ngo abantu barazibona baza kuzishyira muri byandi byo bohereza mu mafaranga cyangwa muzaturukura ni uvuga uzi ko bigize icyaha none kwifashisha n'urugero ububasha ufite uhabwa wenda n'ibyo ukora